umugabane wa kabiri w'icyigisho tugiye kwigana cyitwa umugore uri smart. Njyewe ndi Musoni Flavier. Reka dusenge. Uhoraho, Uwiteka, Mana nziza, wewe wohereje umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo umwana w'umuntu mu gihe yabuze icyerekezo n'inzira, yabuze ahazaza heza, Kristo amubera inzira kandi amubera ubugingo. Kandi muri ubwo bugingo tukaba tuhabonera byinshi. Twongeye kubumbura ijambo ryawe, kandi ntaba ari twe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abisi barimo barashakira igisubizo mu nzira zitandukanye, ndetse inyinshi nizo bihimbira kugira ngo bihumurize mu bibazo byabo. Ariko twebwe ntago twemererwa kwihimbira inzira iyo ari yo yose, ahubwo ibirenge byacu ubishyire mu nzira yawe yo kwizera, ariyo Yesu Kristo. Ngaho rero ijambo ryawe rigira aho ridukura naho ritugeza, kugira ngo imyanzuro dufate ubuzima bwacu bw'ahazaza ibe yemewe nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Mwene data, nk'uko twabyiganye, twarebye amagambo akomeye mu cyigisho cyabanje cyitwa umugore uri smart. Twari turimo kureba muri Bibiliya mu gitabo cy'imigani igice cya 31, aho twabonye byinshi byagiye biranga umugore. Twari turimo kwiga. Niba utarize icyo cyigisho nagukangurira kukiga. Uyu munsi rero tugomba gukomeza icyigisho twari twabanje, cyabonekaga cyane mu migani igice cya 31 guturuka ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 31. Twabonye ibintu biranga uyu mugore. Ariko uyu munsi tugiye guhera cyane mu isomo ryacu riri mu byakozwe n'intumwa igice cya 10. Byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 2. Bibiliya iravuga ngo yari umurongo wa mbere, hari umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Mu magambo make barimo baratubwira urugo rw'uyu mugabo witwaga Koruneliyo. Ariko mu by'ukuri hano Bibiliya itwereka yuko Koruneliyo yubahaga Imana n'abo mu rugo rwe bose. Ariko nagira ngo tubanze dutekereze, harya nk'abantu twese tuzi mu buzima busanzwe, muzi umusirikare umwanya munini aba yarawuhariye ku kwita ku mutekano w'igihugu, ku gufasha sosiyete, ku gutuma ibintu byose bigenda neza. Kubw'ibyo rero akazi k'abasirikare gatuma bataboneka. Ariko ikintu gitangaje nagira ngo mbabwire, noneho uko bagenda bazamuka mu ntera mu rwego rw'amapeti, nibyo ndimo gusobanura, bagenda bagira inshingano nyinshi. Baba bagomba kugira ibyo bashyira ku murongo mu by'umutekano, mu by'imiyoborere, mu byo kugira ngo bagire inama basirikare bayobora, mu byo kugira ngo batume sosiyete politiki igenda neza. Aba bantu nta mwanya pe bajya babona. Ariko biratangaje uburyo Koruneliyo yabonaga umwanya w'iby'Imana. Nibyo n'uyu munsi wa none barahari bicara bakavuga bati ni byiza kwita ku mutekano w'igihugu, ni byiza kwita ku mutekano wa sosiyete, ni byiza kwita ku bintu byose. Ariko n'iby'agakiza nabyo nkwiriye kubiha umwanya, kandi n'urugo rwanjye niryo shema ryanjye. Byanga byakunda n'imbere y'Imana urugo rwanjye nzarubazwa. Nguko rero uko Koruneliyo yakiriye iby'agakiza, arangije yumva iby'Imana biramureba, kandi yumva n'iby'urugo rwe biramureba. Koruneliyo ntago yashimye yuko gusenga byaba ibyo kujya mu rusengero ngo ubundi yigire mu kazi, ahubwo yashatse uburyo mu rugo rwe haboneka uburyo bwiza bwo gusenga, ku buryo urugo rwe ruhinduka icumbi Imana itorezamo abantu biteguye kwamamaza ubutumwa, kandi urugo rwe ruhinduka ahantu Imana itoreza abavugabutumwa bakomeye. Ariko mu by'ukuri najya mbabwire ngo Koruneliyo amaze kwakira umwami Yesu ntabwo yacitse mu gisirikare, yakomeje kujya mu gisirikare. Kandi umuntu yamaze kumenya Imana, ibyo akora bikora neza, byatumye Koruneliyo agomba gukora akazi ke neza. Ariko mu by'ukuri nagira ngo mbabwire yuko Koruneliyo yagize amahirwe adasanzwe yo kugira umugore mwiza. Mu magambo make yari afite umugore uri smart, umugore wabonaga umugabo yagiye, yarangiza Imana ikaguma mu rugo, igakomeza kugaragara mu rugo. Uyu mugore yigishaga abana be, akabatoza iby'Imana, agatoza abakozi be bose, akabatoza iby'Imana. Yarangiza umugabo iyo yazaga arushye avuye mu by'akazi, urugo rwe rwabaga ari ahantu ho kuruhukira. Ntabwo yavugaga ngo ngiye muri za stress.
Mbega uburyo uyu munsi wa none abagabo benshi muraganira agiye gutaha, yarangiza akakubwira ati ndongeye nsubiye muri ya stress yo mu rugo, ndayikizwa n'iki? Mu magambo make, kwibuka yuko agiye kumanuka agataha akajya kubonana n'umugore we, akabonana n'abana be, agahura n'abakozi be n'ibiki byose, cyangwa n'umuryango we n'abandi bene wabo baba mu rugo, ahita yumva ari stress. Abantu benshi iyo bagiye gutaha bumva ari bwo bananiwe kuruta akazi kose biriwemo. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko mu ngo zabo haba batubaha Imana. Uyu mugabo rero yari afite umugore uri smart, kuko uramutse udafite umugore uri smart ushobora gusenga, ariko wazaza umanuka wagera mu rugo ugasanga yateze amateleviziyo yacuranze indirimbo z'abantu bambaye ubusa, abana be n'ibirara baririrwa banywa amatabi n'iki, nawe wahagera akakubwira ati ntukankangishe ibyo bintu byawe by'uburokore. Ingo nyinshi zirimo abantu bitwa ko ari abantu b'Imana, abagabo bavugira muri mikrofone ku rusengero, abantu bakavuga ati kanaka iyo avuze numva isi irimo gutigita, ariko bagera mu rugo ugasanga ibintu byose bakoraga ku rusengero, abadayimoni basigaye mu ngo zabo bashwanyuje bya bintu byose wakoze ku rusengero. Mbega uburyo hari abagabo benshi bafite agahinda gakomeye katamenywa n'undi muntu uwo ari we wese, katamenywa n'umuyobozi w'idini uwo ari we wese, uretse Imana yo mu ijuru. Bitewe n'iki? Gukoresha imbaraga zose ngo iby'Imana bigaragara iwawe, ugasanga umugore wawe nawe arakoresha imbaraga zose kugira ngo ibintu byose wirirwa ugaragaza ku rusengero abisenya, bica amazi. Niko gahinda ka mbere gakomeye abagabo bafite. Rero umugore uri smart asengana n'umugabo we, ariko umugabo iyo adahari, umuco w'Imana no gukunda Imana no kubaha Imana birakomeza. Abakozi bubaha Imana n'abana, umugabo akaza mu rugo aje kuruhuka, ataje muri stress. Reka dukomeze turebe muri cya gitabo cyacu cy'urugo rwa Gikristo. Iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo baravuga ngo iki ni icyigisho cya kabiri tugezeho. Icyigisho cya kabiri mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo ni kuri paji ya 16. Baranditse ngo ahantu heza kuruta ahandi ku isi, mu gihe hariho inshingano z'ababyeyi ziremereye zo kurindana ifuhe umunezero n'inyungu z'ahazaza z'abana babo, ni ngombwa ko batuma mu rugo rwabo hishimirwa uko bishoboka kose. Mu magambo make, ababyeyi bagomba kugira ifuhe rituma mu rugo haba ahantu hatari stress, haba ahantu hari umunezero, ku buryo umwana azaza agenda, yajya kwiga akazaza atega indege akagaruka akaza kureba iwabo, yazamara no gushaka yashakwa n'umuzungu cyangwa yashaka umuzungu akazaza agaruka iwabo. Ariko abana benshi iyo bavuye iwabo ahava havuye, ku buryo umubwiti kutajya gusura mukecuru akubwira ati nta kintu cyiza nabonye iwacu, nta kihanyibutsa, nta n'ikigomba kunjyanayo. Rero kuri iki gitabo baranditse ngo ni igikorwa cy'ingenzi cyane kuruta kurundanya ubutunzi n'amafaranga. Urugo ntirukwiriye kubura umunezero. Abantu benshi, abagabo n'abagore benshi, imbaraga bazishora mu kurundanya ubutunzi. Umugore akazaza akubwira ati jya gushaka amafaranga, akabwira umugabo ati shaka amafaranga nibwo tuzabaho neza. N'umugore nawe akirukanka ashaka amafaranga, umugabo agacaha n'umugore agacaha, ariko ukazasanga urugo rwabo amafaranga barayarundanyije, ibishoboka byose barabikoze, ariko wajya ko nukabona babyaye abana bajya kwiba mu zindi ngo. Rero babyeyi nagira ngo mbabwire ngo ni ikintu dukwiye gutekereza. Niba umugore ari smart, byanga byakunda, uko umugabo avunika ashaka iby'isi, umugore nawe azavunika, ariko yishakemo akanya ko gushaka ahazaza h'abana be. Umwuka mwiza wo mu muryango ugomba kuba ikintu kizahora cyibukwa mu mitima y'abana, kugira ngo bajye bazirikana uko iwabo hari hameze mu bwana bwabo, harangwa amahoro n'umunezero ari ijuru rito. Byakagombye kuba byiza yuko wicara waba uri wawe ukazaza uganiriza abana bawe n'umugore wawe, ubabwira uti kera tukiri bato iwacu mama yagiraga gutya na gutya, twahoraga twishimye, iyo papa yabaga hari twumvaga tumeze gutya, mama iyo yabaga hari twumvaga tumeze gutya. Ariko muri ino minsi abana benshi usanga nta kintu kibibutsa ababyeyi babo. Rero kuri iki gitabo nanone baranditse ngo isuku, gutunganya na gahunda ni ingenzi mu gufata neza ibyo mu rugo no kubishyira muri gahunda. Mu magambo make, niba ushaka kuba umugore uri smart, ugomba kumenya yuko isuku, gutunganya ibintu byo mu rugo no kugira gahunda ni ingenzi mu gufata neza ibyo mu rugo no kubishyira kuri gahunda. Ariko iyo nyina w'abana yitaye cyane kuri izo nshingano z'ingenzi cyane mu buzima bwe, nanone akirengagiza iterambere ry'impagarike no gutoza abana be mu by'ubwenge no mu by'umwuka, abakozi ikosa riteye agahinda.
umugore utagira isuku, umugore utatunganya kandi umugore utagira gahunda arababaza mu buzima. Kandi uyu mugore ntabwo ari smart. Ariko nanone iyo umuntu yitaye nanone ku isuku no gutunganya no kugira gahunda, ntabone umwanya wo kwita ku bana be n'impagarike yabo. Umwana wawe akaba arimo arakura, wajya kubona ukabona umukobwa yameze amabere, umusore yameze ubwanwa, utarabicarana ngo bagire inama y'uburyo bagomba kwitwara mu buzima, uzasanga warakoze ikosa rikomeye. Hano baranditse ngo abakoze ikosa riteye agahinda. Abizera bakwiye kwigishwa ko nubwo baba ari abakene nanone badakwiriye kugira umwanda n'akajagari, haba kuri bo ubwabo no mu ngo zabo. Kuba umuntu ari umukene ntabwo bivuze yuko ari buze atakarabye mu kanwa. Kuba umuntu ari umukene ntabwo bivuze kuzana umwenda ku buryo ujya kubona ukabona uri mu bantu, wajya kubona murimo kuganira ukabona undi mudamu araje agukoze ku gitambaro akuyeho igiheri cyangwa inda ku mutwe. Oya, ntabwo ari byo. Kuba umukene, abizera bacu bagomba gutozwa yuko, kwigishwa yuko nubwo baba ari abakene, mu magambo make bafite ubushobozi budafatika cyane, badakwiriye kugira umwanda n'akajagari. Ko hari umuntu muganira ukamubwira uti ngewe nshaka isuku muri uru rugo, yarangiza akakubwira ati isuku igirwa n'abakire, uzabanze unsigira amarange nibwo nzaguha isuku, uzabanze uzatugurira akabati nawe tugashyiremo amasahani tujye tuzihinduranya, uzashaka amafaranga ushyira aha tujye dukora ibi n'ibi. Ntabwo kugira isuku bisaba ubukire, kuko n'uyu munsi wa none ingo z'abakene zirimo zirasenywa n'umwanda nk'uko hari n'ingo z'abakire zisenywa n'umwanda. Rero kuba smart mu mutwe ni ukugira ibitekerezo bifite isuku, bigatuma n'inyuma wisukura. Umugore uri smart, icyifuzo gikomeye cy'abagabo. Abagabo basenga n'abadasenga, abagabo bo mu rwego rwo hejuru n'abagabo bo mu rwego rwo hasi, nta n'umwe utifuza umugore uri smart. Ariko se smartness ni iki? Abantu benshi babitekereza mu buryo butandukanye. Hano muri iki gitabo nanone kuri paji 16 bakomeje bandika amagambo akurikiye. Baranditse ngo bagomba kwigishwa ko abahagarariye Imana yera kandi isumba byose bagomba kurindana imitima yabo kwera no gutungana, kandi ko uko kwera kugomba kugaragara mu myambarire na buri kintu cyose cyo mu rugo, kugira ngo abamarayika badukorera babashe gutanga ubuhamya ko ukuri kwazanye impinduka mu mibereho, kukaboneza imitima kandi kukanogereza ibyo bakunda. Amen. Mu magambo make dukwiye kugira isuku ku buryo n'abamarayika baturinda bicara bakavuga bati uko mubareba inyuma si inyuma gusa, n'imbere niko bameze. Ariko uyu munsi wa none birababaje cyane. Ntitugomba kuba abanenganenzi n'abatagira icyo bitaho kubirebana nuko tugaragara inyuma. Twebwe ubwacu ku mpagarike no mu ngo zacu tugomba kugira isuku kandi tugasa neza. Urubyiruko rugomba kwigishwa kugaragara neza bizira amakemwa, uko baboneka inyuma bikavugira ukuri kandi bigahesha Imana icyubahiro. Isuku ikintu gikomeye cyane. Buriya umukristo ufite umwanda, umuntu usenga wese numubonaho umwanda, uzamenye ko uwo mwanda ufitanye isano n'imitekerereze ye, kandi mwibuke yuko iby'umwuka bifitanye isano n'imitekerereze, ubwo nabyo biba byangiritse. Rero umugore uri smart agomba kugira isuku. Kenshi na kenshi abadamu benshi umugabo aramubwira ati rero nyamuneka gerageza ujye ugira isuku, wiyiteho, amafaranga ndayakorera nta kintu ntaguha. Umugore yarangiza ati ibintu by'isuku rwose mba ndi muri byinshi, ndimo kureba abana, mba nitaye ku bintu byinshi cyane, nyamuneka rwose isuku ntukayimbaze, nawe jya ubona ibibazo ndimo. Ariko nagiye mbabwire ngo kuba umukristo ibyo ukwiye kubikora, ariko n'isuku ntibure. Gusa nanone ikibazo gihari, hari abagabo benshi bashaka ko abagore babo bagira isuku, ariko abo bagabo batagize igitambo runaka batanga. Reka nkwibutse yuko wa mugabo we, kugira ngo umugore wawe agire isuku, ukwiye gutamba igihe cyawe cyo kumwitaho no kumwitegereza. Ukwiye gutanga ubutunzi bwawe bukamujyaho, kugira ngo uwo mwenda ukeneye ko yambara mwiza awubone kandi awugure, cyangwa umuhe umutekano w'umutima n'umutuzo. Nurangiza umuhe kwisanzura ku butunzi bwanyu mufite kuri konte, niba ushaka kwasa neza. Ibi rero nabyo ndagira mbabwire ngo ni ikintu dukwiye kwitaho. Rero ijambo ry'Imana riratangaje. Hari amagambo ari mu gitabo cyitwa Review and Herald, na amagambo yanditswe mu 1891, ariko biratangaje uburyo aya magambo n'ubuhanuzi burimo kugaragara mu maso yacu uyu munsi wa none. Baranditse ngo gahunda ni ingenzi mu gutuma umuryango unezerwa. Mu magambo make, umuryango utagira gahunda ntushobora kugira umunezero. Kubera iki?
umugore arafata amafaranga kuri banki agiye kugura ikibanza, narangiza nagera mu muhanda akubitane n'umuntu, umuntu amubwira ati ariko twakwifatanyije turi abadamu batatu tukagura imodoka. Nibarangiza bagura imodoka, nagura imodoka umubaza uti se byagenze gute, akubwira ati rero twasanze dutuye kure, dusanga abana bacu bakeneye kuzaza bajya ku ishuri, ya mafaranga nagomba kuguramo ikibanza nayaguzemo imodoka. Rega buri imodoka nayo ni ingenzi kandi dufite abana bakeneye kugendamo bajya ku ishuri. Mu by'ukuri abadamu benshi bakeneye kwigishwa ibintu bitatu. Icya mbere, kumenya ikintu cy'ingenzi, kumenya ikintu cya ngombwa, no kumenya ikintu gikenewe. Ikintu gishobora kuba gikenewe, ikintu kikaba ari icy'ingenzi ariko kitihutirwa. Ikintu gishobora kuba kidakenewe, kitari n'icy'ingenzi kandi kitanihutirwa. Rero dukeneye kugira ubwenge bwo kumenya, burya ni byiza ko tujya kugura ikintu, ni byiza ko dukoresha ubutunzi bwacu, ni byiza ko tujya mu isoko tugafata ikintu ari uko icyo kintu ari icyangombwa kandi twareba tugasanga kirakenewe, kandi nanone twareba tugasanga kirihutirwa. None ikintu niba kitihutirwa, kikaba atari icy'ingenzi, kikaba atari n'icyangombwa, kuki ukigura? Iki kintu rero kirakomeye. Gahunda ni ingenzi mu gutuma umuryango unezerwa. Imana ntinezezwa n'uwo ari we wese ugira akajagari, wifata uko ashaka kandi utazi gutunganya ibintu. Ntabwo Imana ishobora kumunezerwa. Niyo mpamvu reka nkwibutse yuko na Yesu azuka yasize imyenda bari bamuhambiriye, yayisize ayizinze ayirambika neza mu gituro. Iyo myenda yatumye Yohana yemera ko Yesu yazutse. Akantu gato kari kuri gahunda kariko kose Imana ikitaho n'abamarayika bakitaho. Kubera iki? Kubera ko n'uyu munsi wa none ingo nyinshi zirimo zirasenywa n'akantu gato. Rero umugore uri smart agomba kugira gahunda muri we, ntabwo yitiranya ibintu. Agomba kuba muri we afite ibitekerezo ku buryo areba na kure, kugeza ubwo naho umugabo we atabasha kureba kure uwo abasha kuhareba. Bibiliya iravuga ngo bene ubwo butandame ni bubi bikabije, kuko butuma urukundo rw'umugabo rwikubura ku mugore we. Iyo uwo mugabo yikundira gahunda, abana batojwe ikinyabupfura, n'urugo rufite gahunda nziza, umufasha ari we nyina w'abana, ntashobora gutuma urugo rwe ruba rwiza kandi runezerewe atariga gukunda gahunda, kurinda agaciro ke no kuyoborana ubugwaneza. Mu magambo make, iyi paje irambwira iki? Irambwira yuko byanga byakunda kutagira gahunda k'umugore bibabaza umugabo kandi bigatuma n'urukundo rw'umugabo rwikubura ku mugore we. Umugore utagira gahunda, umugore utagira isuku, umugore utagira ikinyabupfura, umugore utagira ubugwaneza, umugore utarinda agaciro ke, ababaza umugabo. Igihe kikazagera umugabo agasigarana n'uwo mugore mu nzu, ariko umugabo amaso ye ari mu yandi madirishya y'izindi ngo, cyangwa amaso ye yarayashyize ku zindi nkumi, abona aramutse agize amahirwe yacika urwo rugo agahita ajya gushaka urundi. Abagabo benshi nguko uko babayeho. Rero nshuti zanjye nagira mbabwire ngo umugore uri smart azamenya ko ibi bintu bikenewe. Hano baranditse ngo umufasha ari we nyina w'abana ntashobora gutuma urugo rwe ruba rwiza kandi runezerewe atariga kugira gahunda, kurinda agaciro ke no kuyoborana ubugwaneza. Ugomba kurinda agaciro kawe. Waba uri mu rugo umuntu akabona ko uri umuntu uri mu rugo rwe. Ariko birababaje cyane, hano baranditse ngo ibi nibitere abagore bose batsindwa kuri izi ngingo, kuzitoza badatindiganije kandi bihatire kwimenyereza buri kagingo k'ingenzi babura. Mu magambo make, niba wumvise ko utagira gahunda, niba wumvise ko utagira gahunda, utajya urinda agaciro kawe, utajya uyoborana ubugwaneza, ukaba nta kinyabupfura watojwe, ukaba ugira akajagari, bikaba buri munsi bituma wowe n'umugabo wawe muvugana nabi, ndakwinginze ngusabye ikintu kimwe, ni iki ngiki. Saba Imana ikwigishe, ikwereke ibyo utujuje, ujye upfukama mu gitondo usenge, ubwire Imana ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Imana izakugira umugore muzima mu rugo, kandi Imana ikugira umugore utegereje kugaruka kwa Yesu, iguhindura umugore utazaterwa ubwoba n'ibihe biri imbere. Mu gihe abandi bafite ubwoba yuko abagabo babo benda kubacika, mu gihe abandi bafite ubwoba ko abana babo bazabibirara bakaba ibisambo, mu gihe abandi barimo kureba imbere bakabona nta cyiza bahabona, wowe Imana izakubera ibyiringiro. Twihuta, nagira mbabwire inshuti zanjye, ijambo ry'Imana riratangaje.
mu gitabo cy'urugo rwa gikristo kuri paji ya 17 banditse amagambo akomeye. Turacyari ku mugore uri smart. Baranditse ngo tugomba kuba maso dutegereje kugaruka k'umwana w'umuntu. Nanone kandi turasabwa kuba abanyamwete mu mirimo, dufatanya, dukora no gutegereza, kuko byombi bigomba komatana. Magambo make, tugomba kwizera iby'Imana ariko tukanakorera n'imiryango yacu. Aha niho imico ya gikristo ipimirwa, igatera imbere ku rugero rushyitse. Ntitugomba kumva ko inshingano yacu ariyo kwirundumurira mu kwibwira iby'Imana, kwiga ijambo ryayo no gusenga gusa, ngo maze ibindi byose tubyirengagize. Uyu munsi hari imiryango myinshi yenda gusenyuka. Usanga ufite umudamu ukabura umugabo, urimo uravunika ushaka gukora, ariko umudamu wawe akaba ni umudamu, akakubwira ngo agiye mu masengesho y'iminsi 40, ngo arimo arasaba ngo Imana ngo imuhe umugisha ngo azabone amafaranga. Iminsi 40 umugore akayimara atari mu rugo, utazi aho arara, utazi aho yirirwa, kandi ukazaza uhabwa amakuru y'abagabo bitwa ko bakoresha ayo materaniro ko baca inyuma n'abagore babo. Ukibaza, uyu mugore azi inshingano z'urugo icyo zisobanura? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo umugore w'umutima uri smart azamenya yuko urugo rwe akeneye kujya gusenga, akeneye umwanya wo kwihererana n'Imana, ariko na nyamabwire ngo bibaye byiza urugo rwe rwahinduka icumbi ry'abamarayika, aho yigira iby'Imana. Yego ntibyamubuza no kujya gusenga n'ahandi, ariko umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3 umugore ntiyirirwa mu rugo, yirirwa yirukanka mu ngo ari mu bintu by'Imana. Igihe cy'ihinga cyagera, igihe cyo gukora cy'abandi cyagera, we nta kintu arimo gukora, ariko ukazasanga arimo arazenguruka, arimo kwikopesha, asaruza. Mbega uyu mugore uburyo ababaza umugabo we, uyu mugore ntabwo ari smart. Mbega uburyo aba bantu bakeneye kugirwa inama. Abantu benshi hano baranditse ngo gutegereza no kuba maso no gukora bigomba komatana niba turi abantu b'Imana. Ku by'umwete, Paulo mu Baroma igice cya 11 Paulo yaranditse ngo ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu. Mu magambo make, tugomba gukorera umwami wacu, dukorera ingo zacu, dukorera urukundo rw'abagabo bacu n'abagore bacu, ariko nanone tunakora n'inshingano zacu dushinzwe mu ngo zacu. Aya magambo arakomeye cyane ku bantu bayaha agaciro. Ninde wafasha umugore kubona igihe rero? Ko umugore nta gihe afite, ariko umugore uri smart ikimuranga, afite uburyo yigenzura ku buryo abona igihe. Ntabwo yakubwira ngo mama kanaka yararembye kandi ni mushiki w'umugabo wanjye nabuze igihe cyo kujyayo. Ntabwo yakubwira ngo ibibazo byo mu rugo byarantwaye ku buryo ntakibona umwanya wo kujya ku rusengero. Ntabwo yakubwira ngo yabuze umwanya wo kujya kwiyitaho. Hoya, hano muri iki gitabo cy'urugo rwa gikristo paji ya 18 baranditse ngo shakisha ibyoroshya umurimo wawe. Mu ngo nyinshi usanga nyina w'abana adafite umwanya wo gusoma, umwanya wo kumenya ibiri kuba hirya no hino, n'uwo kuba inshuti na mugenzi we w'umugabo babana, ndetse nta n'agahe ko kwizirikaho intekerezo zigikura z'abana be. Magambo make, uyu mudamu ari bize, ariko mu by'ukuri ari bize, ikintu kituma ari bize nta n'icyo ubona. Dufite abagore benshi muri sosiyete nyarwanda baturuka mu gitondo bavuga, umugore agahaguruka agatega imodoka akava i Kigali akajya i Butare agiye kuvuga inkuru, ku buryo asanze bariyeri ihari yakwemera agazenguruka umusozi n'amaguru, ariko akajya akaraza y'inkuru. Dufite abantu bakunda byacitse, dufite abagore bamarira umwanya wabo munini cyane mu bintu by'amagambo, mu bintu bidafite icyerekezo. Uwo mwanya baramutse, reka mbabwire, umugore w'umunyarwandakazi ukenewe uyu munsi ni umugore uri smart, ukora, utabona umwanya w'ubujajwa, umwanya asaguye akawubona akita ku rugo rwe. Reka mbabwire, hano barandika ngo usanga hari abagore benshi badafite umwanya wo gusoma. Abadamu benshi ntago bajya basoma, uretse na Bibiliya, no gusoma ngo bamenye aho isi igeze, bamenye aho amakuru ageze, bamenye aho igihugu, iterambere ry'igihugu rigeze, bamenye amategeko abarengera, bamenye aho ubuzima bwerekera. Reka da, nta mwanya wo gusoma bafite. Usanga no kumenya ibintu birimo kuba hirya no hino nta mwanya babifitiye. Noneho ugasanga hari n'abagore babuze n'umwanya wo kuba inshuti n'abagabo babo babana mu rugo. Ugasanga umugabo n'umugore ni abashyitsi, bameze nk'amakipe abiri ahanganye mu kibuga, kuriya mujya mubibona mu Bwongereza no muri Espagne n'ahandi, ku buryo umwe yafashe umupira akatiye aha, undi waba ashaka ko umupira ukatira aha, ku buryo umwe ashaka yuko niba ibintu bigira bugende gutya, undi ugasanga abo bantu bahora bagongana, nta mwanya n'umwe bafitanye, kugeza ubwo umugore abura n'umwanya w'abana.
abana bugasanga ni abashyitsi kuri we. Ndetse hano baranditse ngo ndetse nta n'agahena kanya yasigiye umukiza mwiza ngo basabana mubere inshuti magara. Abagore benshi nta n'umwanya wa Yesu bafite ngo Yesu abigisha uburyo batwara abagabo babo, uburyo batwara ingo zabo, uburyo bahabwa agaciro. Hano baranditse ngo buhoro buhoro uwo mugore ahinduka imbata y'imiruho y'urugo rwe, maze imbaraga n'igihe cye bikamarwa n'ibintu by'akanya gato kandi bishira vuba. Akazavumbura ko yahindutse umunyamahanga ku rugo rwe impitagihe. Igihe kiragera uyu mugore akazasanga ni indushyi, ararushye, imvune ze nta kintu zimaze. Ikindi kandi uyu mugore agera akazasanga ni umunyamahanga mu rugo rwe. Icyambere ni umunyamahanga ku bana be, ni umunyamahanga ku mugabo we, ni umunyamahanga ku rugo rwe. Ugasanga n'ibibera mu gihugu bwabyo ntabyo azi, n'ibibera mu itorero ntabyo azi. Icyo acungana nacyo ni ukwambara umwenda mwiza akajya kwerekana mu rusengero ko ari umugore ukeye. Uyu mugore ntabwo ari smart. Amahirwe akomeye yari kuba uyu mugore yarakoresheje mu kuyobora abana be akunda ngo bagere ku mibereho ihanitse, agasanga yaratakaye by'iteka ryose. Uyu munsi wa none abagore benshi barangara n'abana babo, bakarangara n'ingo zabo, akazisanga ageze ku mwanya wa nyuma aribwo usanga bagiye guhamagara abapasiteri ngo nibaze basengere, ngo abadayimoni ngo bari mu ngo, ngo abadayimoni ngo bari ku mugabo, abadayimoni bari ku mwana. Ntabwo abadayimoni baba baje uwo munsi, ahubwo uburangare bw'uwo mugore nibwo bwatumye abadayimoni barika mu mitima y'umugabo no mu mitima y'umugore. Ni igihe cyiza rero gikomeye cy'uko umugore uri smart agomba gutekereza uburyo agomba kubona umwanya w'ibi bintu byose. Agaciro k'umugore, nagira mbabwire, umugore njyewe mugereranya na buji. Buriya buji ahantu hari umwijima, uretse ubu dusigaye dufite umuriro w'amashanyarazi, ariko mu gihe cya kera iterambere buji zicyaduka zagiraga uruhare rukomeye, kandi n'uyu munsi wa none buji zigira uruhare rukomeye. Icyambere ugomba kumenya ni uko buji izirana n'umuyaga. Umuyaga urayizimya cyangwa se niyo yatse ishira vuba. Rero niba ushaka buji yawe ko itagushirana, ugomba gufata ibiganza byawe ugafata ya buji ukayirinda umuyaga. Nuyirinda umuyaga ya buji iri bwake kandi biyirinde gushira vuba. Bivuze ngo iki rero? Ukwiye gufata wa mugabo we urugo rwawe ukarufata n'amaboko yombi, niba ushaka kugira umugore muzima, niba ushaka kugira abana bazima mu rugo. Aya magambo arakomeye cyane. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, muri Bibiliya mu Migani igice cya 30 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo hariho umuryango w'abantu biyita intungane kandi batuhagiweho imyanda yabo. Usanga kenshi na kenshi abantu bavuga ko abagore ari abanyamafuti, ndetse hari imitekerereze ipfuye abagabo bakwiye kuzareka yo kuvuga ngo abagore ni nk'abana. Ukumva umuntu aravuze ngo abagore ngo ni nk'abana, ngo mbona abagore ngo badatekereza ngo bameze nk'abana. Mu by'ukuri ntabwo abagore ari nk'abana. Ndetse abantu benshi baravuga bati amafuti yose, ibibazo byose, ibintu byose bituma urugo rutagenda neza biba byaturutse ku mugore. Ariko mu by'ukuri iri somo riravuga ngo iki? Hariho umuryango w'abantu biyita intungane kandi batuhagiweho imyanda yabo. Abagabo usanga benshi bigira banyone nyinshi, abantu beza, kandi mu by'ukuri bimwe na bimwe bituma abagore bacu baba babi tubigiramo uruhare. Ariko nanone usanga hari abagore nanone bicara bakavuga bati umugabo n'umwana wundi. Nta mugabo muzima ubaho. Nyamuneka niba yaranaguhiriye uzabimenye, nawe ushobora kuzabihomberamo. Ariko icyo tubona ni kimwe, twese dukeneye kwihana, twese dukeneye gusaba Imana imbabazi kubw'uburangare bwacu. Hano baranditse ngo niba abategarugori biyambarira uko babonye bitagira gahunda, mu gihe bari imuhira baba bigisha abana babo gukurikiza inzira yabo y'umwanda. Magambo make, kugira umubyeyi mama wawe yarangiza akaba ni umuntu uri mu rugo yambaye ibintu bidahwitse. Ubu muri no minsi abadamu ujya kubona ukabona yambaye akantu kagakora ngo ari mu rugo, yarangiza akambara akantu kagakora, uburyo ateye ukaba urimo urabireba, kandi ubwo ari imbere y'umwana w'umukobwa mutoya, hari imbere y'akana k'agahungu kamaze kugira imyaka 7, yambaye agakabutura, ni umuntu w'umumama. Yarangiza akavuga ngo hoya, ngo ahubwo ngo mujye mundebera ngo umushyitsi najya kuza ngo njye mpita nirukanka ngo nshyireho akantu k'agatenge. Nagira ngo mbabwire yuko byanga byakunda kwambara uko ubonye bitagira gahunda. Buriya ushobora kugira umwanda mu bitekerezo, wazaza uganiriza umuntu ukamuha ibitekerezo bipfuye gusa. Umuntu ashobora kugira umwanda ku magambo, igihe cyose abumbuye akanwa akavuga ibigambo bibi bidafite imbaraga bitanga, bidafite impinduka nziza bizana. Hari abantu bagira ibikorwa by'umwanda, ikintu cyose akozeho ukabona ni umwanda. Hari abantu bagira umwanda ku buryo niyo ahagaze ubona ibintu bye byose ari umwanda.
ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo Imana yanga umwanda w'uburyo ubwo ari bwo bwose. Nkwibutse yuko n'inyigisho z'ibinyoma, niba usengera mu idini rifite inyigisho zipfuye zisenya umuryango, byanga byakunda umenye ko nawo ni umwanda. Hano bakomeje bandika ngo imyanda, kwirengagiza imfuruka zo mu nzu byazatuma umuntu ageza aho yirengagiza n'imfuruka z'umutima. Buriya nubona umuntu wagize umwanda muri salo, akagira umwanda mu nguni z'inzu, uzamenye yuko igihe kizagera akanirengagiza n'imfuruka z'umutima. Ijuru riraboneye kandi rirera, kandi abazanyura mu marembo y'umudugudu w'Imana bakwiriye kugirira mu isi isuku y'imbere n'iy'inyuma. Amen. Mu magambo make rero, niba uri umugore uri smart, ukeneye isuku y'inyuma ariko bikagendana n'isuku y'imbere. Aha nibwo uzavuga ijambo ryiza, bavuge bati uriya mudamu ijambo uko avuga n'uko hasi inyuma birasa. Ariko hari ukuntu umuntu yicara ukabona arasa neza, wajya kumva avuze ikigambo cy'igifuti, abantu bagatavuga batumva sura siroho koko. Uriya muntu umubonye ahagaze acecetse wagira ngo ni umugore muzima. Rero nshuti zanjye nagira mbabwire ngo Imana ifite ikintu kidasanzwe yifuza gukora, ariko kimwe mu bintu bibabaje nuko hari abagabo benshi batazi n'inshingano zabo mu ngo, ari byo bituma abagore benshi batagahunda, bakaba abantu badafite icyo bashinzwe. Muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, page 181, icyigisho cya 34, baranditse ngo urugo ni ikigo cyashinzwe n'Imana, yashatse ko uruziga rw'umuryango, umugabo, umugore n'abana bagiraho kuba muri iyi si nk'impamvu yo kubaho kwa rubanda. Umurimo wo gutuma urugo ruba urunezerewe ntugomba gushingwa umugore gusa. Umugabo nawe afite uruhare yabikoraho. Umugabo niwe nkingi y'urugo, niwe uhuza abagize umuryango, umugore n'abana, abungishije umurunga w'ubumwe ukomeye cyane, anyuriye mu rukundo rwimbitse, rukiranuka kandi rwitanga. Mu magambo make, umugabo ashinzwe kuba isoko ituma umugore n'abana bahura kandi umuryango ugatera imbere. Hano barakomeje barandika ngo iyi mvugo umurunga uhuza ab'urugo isobanura ubusobanuro nyakuri bw'akamaro k'umugabo. Nabonye ko ari abagabo bake cyane basobanukiwe n'inshingano zabo. Aya magambo arakomeye. Nshuti zanjye, abagabo benshi ntabwo bazi inshingano yabo. Niyo mpamvu muzasanga abagore benshi nta cyerekezo. Umugore wawe, yego, niba ushaka ko aba smart, ukeneye kumufasha, ukeneye kuba umugabo uzi icyo ushinzwe kugira ngo nawe umwereke icyo ashinzwe. Ariko nagira mbabwire ngo abagabo iyo babaye ba ntibindeba, umugore aricara agahita avuga ati nta kindi wakora, nawe agendera ku murongo wamuhaye. Rero icyo tubona ni kimwe, Imana yo mu ijuru ibagenderere. Urugo nk'urwa Koruneliyo nawe urarukeneye, aho umugabo yubaha Imana, itegeko atanze rikamanuka rikagera hose, kandi umugore itegeko atanze rigakomera rikagera hose. Abo bantu bakubaha Imana, bakubahana Imana n'abo mu rugo rwabo bose. Mbega uburyo uyu munsi wa none urugo rwawe ndwifuriza, nuko nanjye urugo rwanjye ndwifuriza yuko rwamera nk'urugo rwa Koruneliyo. Ibanga ryo kwa Koruneliyo ryari rihe? Ntabwo yari amapeti, ntabwo yari amafaranga menshi yinjizaga, ahubwo urugo rwa Koruneliyo rwari rurimo Yesu Kristo, kandi rwari rurimo umugabo uzi guca bugufi akamenya icyo ashinzwe. Uretse ibyo, hirya y'uwo mugabo w'intwari witwa Koruneliyo hari umugore uri smart, umugore uzi icyo ashinzwe, umugore uzi yuko umugabo niba adahari ibindi byose biri bukomeze kugenda nk'aho umugabo ahari. Imana ikugenderere, iguhe kuba smart, iguhe urugo rwiza, kandi Imana iduhe kwihana iminsi yo kujijwa Imana yirengagize, iduhe kwihana twese mu izina rya Yesu. Amen. Data uhoraho, Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wewe wagendereye imiryango ya kera ukayiha icyerekezo, wewe wagiye utuma abagore benshi bagira uruhare mu nama y'agakiza kandi bikagira icyo bitanga. Umwana wawe yavuka, umurimo utangiye, akaba yaragendanaga n'abagore bagendaga bakora umurimo udasanzwe w'ivugabutumwa. Uyu munsi wa none ukeneye abagore bari smart, abagore bafite isuku yo mo imbere mu mitima yabo ndetse n'isuku y'inyuma, bashobora guhamya yuko mu ijuru hari Imana. Mbega uburyo twifuza ko abagore bacu bose bagendera muri iki cyerekezo. Gusa uduhe kwihana natwe abagabo kugira ngo tumenye inshingano zacu, kugira ngo tworohereze abadamu bacu kugira ngo basohoze ubushake bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.